Abantu benshi banzi ubundi bakunda kunyita abakonje ari hari abantu twirirwa dushwanira mu modoka harimo nawe noneho ese kandi ikugwa nabi noneho ngewe nidufunga ibirahure guhumeka biri bunanire kuko mpita numva mpeze umwuka. Nyuma rero ibintu byaje kuza gukomera buri gihe yahoraga amubwira ko ngazamwica. Amakuru avuga ko Gafaranga uko yamaraga kumukubita yaramubwiraga ngo isaha yawe ntirajya ati wowe nzakwica. Slim Jesus. Yes, reka nongere mahereza ikaze bakunzi bacu na nyamasuza mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi rero dufite inkuru tugiye kuba twabagezaho ni update igezweho mu kanya gato cyane aho ari inkuru ibabaje. Na nkuru yindi rero nagaruka muri kano kanya ibabaje ndetse kandi inateye agahinda. Ni inkuru y'umuryango wa Gafaranga, Bishop Gafaranga, aho biri kuvuga ko yatawe muri yombi Azize kuhoza ku nkeke umugore wiwe, aho bivuga ko yamukubitaga akazajya amubwira ko ashaka kuzamwica ndetse kandi akaba yaramushyiriyeho umunsi w'igihe azapfiraho. Uyu Bishop Gafaranga wabanaga na Annette Murava bakoze ubukwe nk'uko muri kubibona mu mashusho, urabona ko ku munsi w'ubukwe bari bishimye kabisa. Iyi ni ishusho dukesha Chita Magic n'amashusho twakuye kuri channel ya Chita Magic nk'uko mubibona. So uyu rero Bishop Gafaranga na Annette Murava n'abantu bahuye mu ihura ryabo bwa mbere bagitangira gukundana cyangwa se bashyiraho umwanzuro bati bagiye kubana. Ni ibintu bitavuzweho rumwe, abantu barabarwanyije. Impamvu babarwanyije nuko uyu Bishop Gafaranga yari afite uburyo afatwamo, uburyo yagiye agaragaza imigendere y'ubuzima bwe, uburyo yakuzemo, uburyo yabayeho ndetse kandi biza gutungurana cyane. Bishop Gafaranga ashatse cyangwa se akoze ubukwe n'uyu mukobwa mwiza cyane wari umuhanzi w'indirimbo z'Imana, wari umuhanzi w'indirimbo za gospel. Uyu Annette Murava rero bakora ubukwe, abantu benshi babyibajeho bati ese koko byari bikwiye ko Bishop Gafaranga yashyingiranwa na Annette Murava? Gusa bavuga ko urukundo nawe urutegeka ndetse kandi nawe ugena ahazaza hundi. So uyu rero baje kuba babana, nyuma yo kubana bagiye bagirana ibihe bigiye bitandukanye, ariko uyu Annette Murava bivuga ko Bishop Gafaranga yajyaga akora ikintu bita kumukubita, akamukubita bimwe bita kumukubita bya nyabyo, akamukubita buri munsi uko atashye, akamukubita uko abishakiye igihe cyose abiboneye. Uyu rero impamvu rero yamukubitaga, hari nka video nabonye yo kuri YouTube channel yabo, nuza kwireba uraza gusanga aho Annette Murava ni video akimara kwibaruka imfura yabo y'umuhungu, aho Annette Murava avuze ati bamwe mu bantu mpangamira ba mbere harimo umugabo wanjye, avuga ati harimo wowe kuko nge tujya dukunda gushwana cyane, dushwaniye mu modoka. Urumva ko bivuga ko bashwaniraga mu modoka bapfuye ko uyu mugore yakundaga yagiraga ubukonje bwinshi, umugabo we bikamubangamira bikaza gutuma babishwaniramo ati ndabizi ko uri mwe mu bantu mbangamira cyane. So uyu rero bakomeje bagenda babana ubuzima bugiye butandukanye, ariko n'ubundi na Bishop Gafaranga nawe ubwe hari video ihari yivugira ati burya nubana n'umugabo akagukubita ari umugabo ukennye, nugera iwawe bazavuga ati ngwino reka iriya mbwa uzagera ntabwo uzabura ugutunga. Arongera ati ariko nubana n'umugabo ukize akagukubita ngo uzagenda ngo uzataha iwanyu bakubwire ati niko zubakwa. Sinzi impamvu yavugaga aya magambo, ariko ikintu cyabaje nuko aya magambo aje akahita ahurirana nawe ku ikubitwa rye ry'umugore we, ukuntu yamukubitaga ndetse kandi akaba yaramukoreye ihohoterwa rikabije. Nuko mu gukomeza kubana nawe muri buno buzima, ku itariki 27 z'ukwa kane bivugwa ko uyu nguyu Annette Murava ari wo munsi yagombaga gupfiraho. Bivuga ko ari umunsi yagombaga gupfiraho kuko Bishop ngo ahoraga mukubita buri gihe. Uyu Bishop Gafaranga buri gihe yaramukubitaga, ariko yaba ari kumukubita akahita amubwira ati rero uyu ntabwo ari umunsi wawe wo gupfiraho, umunsi wawe wo gupfaho ntabwo uragera. Ariko noneho ku itariki 27 z'ukwa kane ngo niwo munsi we wo gupfa wa nyawe wari ugeze, aho uyu Bishop Gafaranga aje kuba yafata Annette Murava umugore wiwe akamukubita ingumi utabara, amukubita ingumi nyinshi mu nda, ariko ngo yaramufashe ni mu buryo bwo kuzimangatanya ibimenyetso, cyane ko bivuga ko iyo ngo ukubise umuntu
umukubita nyine mu ngumi zo mu nda ntabwo bigaragara cyangwa se ntabwo ibimenyetso bijya hanze. uyu nguyu rero ukuntu byaje kuba byagenda, Bishop Gafaranga yaje kuba yafata umugore wiwe Annette Murava ku itariki 27 z'ukwezi kwa kane, aramufata akaza agenda amukubita ingumi mu nda, aza kuba yamukubita birangira umugore wiwe birangiye bigaragaye nkaho apfuye, agira ngo umugore we yitabye Imana, agira ngo umwuka wamushyizemo. Nuko Bishop Gafaranga ikintu yahise akora ni ukwita asohoka, yisohokera mu gipangu, afata bivuga ko n'undi babaga mu nzu ya etaje, afata go telefone zabo zombi, arangije arahunga. Mu guhunga kwiwe rero umugore we yaje kuba yazanzamuka kubera amahirwe y'Imana. Akimara kuba yazanzamuka kubera kugira amahirwe cyangwa se kubera amahirwe, aza kuba yahunga. Mu guhunga rero Bishop Gafaranga nawe yari yaragiye, ariko atazi neza nimba umugore we yaraje kuba yazuka. Kumbi yaramukubise aramera nkaho amwisha, ariko mu kumwica umugore we niyapfa bya nyabyo, aza kuba yazuka cyangwa se aza kuba yahaguruka, arangije arahungira ahandi. Uyu Bishop Gafaranga rero bivuga ko nanone uyu Annette aho yaje kuba yahungira aribo baje kubamugira inama yo kuba yatanga ikirego, kubera nyuma yo kubatekereza uko byari byifashe, uko umugabo yajyaga amukubita, ariko akavuga ko impamvu yamukubitaga natanga ikirego, yaravuga ati turi abastari, naba ndi kwikoza isoni, naba ndi kwiyambika izina ribi, abantu bumvishe ngo umugabo wanjye arankubita, bishobora gutanga icyasha ku muryango wanjye ndetse bigatanga icyasha kuri njyewe. Rero biza kuba byatuma uyu Annette Murava ariyo mpamvu atigeze agira imbaraga zo kuba yarega umugabo we ngo amujyane mu nkiko avuge ko umugabo we amukubita. Ariko kuri ubu ngubu yaje kwerura nyuma yaho itariki yiwe yo gupfa yari igeze, uyu Bishop Gafaranga aramukubita zampfunira nyinshi cyane. Nuko mu kumukubita zampfunira umugore aho yazanzamukiye, niko haje kuba hashira iminsi, aza kuba yajya kurega, aratanga ikirego avuga ati umugabo wanjye arankubita, biza kurangira n'ubundi bimuhamye atawe muri yombi. Uyu mugore rero wakomeje kwihangana kenshi gatandukanye. Ubundi ugiye kureba igihe yasezeranye na Annette, yasezeranye na Bishop Gafaranga, ubundi busanzwe arasanzwe yikora indirimbo za gospel, abantu baramuzi. Nujya no kuri YouTube channel yiwe urasangaho indirimbo, ariko hakaba hashize imyaka igera kuri 2 adasohora indirimbo. Uyu Annette Murava aho yari afite indirimbo bita Urahebuje, afite indirimbo bita Imboni, aho afite iyo bita Niho Nyiri, ndetse n'indi bita Ndakwibutsa. Urumva ko yari asanzwe yikora ari muri movement y'indirimbo ziwe iza gospel, ariko nyuma za gushyingiranwa n'uyu Bishop Gafaranga aza kuba yavuga ati niboneye ingoma nzajya nirirwa ncuranga, cyangwa se niboneye umuntu nzajya mora nikubitira, akazajya ahora amukubita. Uyu rero bivuga ko bimwe mu byakurikiranyweho hariho ibyaha byo goza ku nkeke, ndetse kandi hakarimo n'icyaha kijyanye no kubangamira umuntu, guhohotera umuntu ukoresheje imibonano mpuzabitsina, ubwo niko nabivuga. So uyu rero uyu Bishop Gafaranga ku bantu batari basanzwe bamuzi, ni umuntu cyane uzwi cyane mu gihugu cy'u Rwanda, akazwi ku mbuga nkoranyambaga nko kuri Instagram, YouTube ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ariko nubwo yitwa Bishop, ntabwo ari umushumba w'itorero mu buryo busanzwe, ahubwo ni izina akoresha mu bikorwa bye bitandukanye. Rimwe ni izina nanone yabamariyeho mu gihe yakinaga comedy, yakinaga nujya mu comedy yita Bishop Gafaranga, we biza kwa byamwokama. Rero ntago ari umukozi w'Imana, ahubwo nuko we yabigendeyeho, ari izina yakoreshaga muri filime cyangwa se muri comedy ziwe zitandukanye yagendaga akina. Rero uyu nguyu rero mu bikorwa bye ndetse by'ubugeni, Bishop Gafaranga azwiho cyane gukora indirimbo zifite ubutumwa bw'isanamitima. Hari indirimbo agiye akora ndetse n'ubutumwa bw'ubuzima agenda bugarukaho, ndetse yagiye akorana n'abahanzi batandukanye, aho bafitanye indirimbo na Annette Murava ndetse na Man Martin, n'abafitanye indirimbo zabo rero zitandukanye, harimo iyo bita Umuriro, Itambo, ndetse n'izindi nyinshi zagiye zikundwa ku mbuga nkoranyambaga. Uyu nguyu rero kandi afite ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye by'imideri bizwi nka Bishop Gafaranga Fashion, aho atanga serivisi zo kwambika abantu mu buryo bugezweho. Uyu rero kandi ku mbuga nkoranyambaga ni umwe mu bantu bakoresha cyane imbuga nkoranyambaga mu Rwanda, aho asangiza amukurikiye ibikorwa bye bya buri munsi, indirimbo n'ubutumwa butandukanye. Rero kandi ikindi navuga kuri Bishop Gafaranga,
nubwo ibi byose abikora ariko arongera akaza akagaragara agatanga ibiganiro byubaka, atanga inama zubaka, avuga ibintu byiza, mbese wamwumva ukumva ni umukozi w'Imana. Rero ibyo abantu bavuga kuri we Bishop Gafaranga akunzwe kuvugwaho kuba umuntu udasanzwe mu myitwarire ye, aho bamwe bamufata nk'umuhanzi wihariye mu buryo atambutse ubutumwa bwe, ndetse kandi aramufata nk'umuntu w'igikundiro kubera uburyo asangiza ubuzima bwe ku mbuga nkoranyambaga. Rero nubwo ibi byose byabaye ariko Bishop Gafaranga ni umuntu, ni inkuru navuga yatunguranye, ni inkuru yatunguranye. Kuba yafungwa ntago ari inkuru, si ibintu bitunguranye ko buri muntu wese yafungwa, ahubwo ikintu kiba cyatunguranye ni ukumva Bishop Gafaranga yafunzwe azira gukubita umugore we, mu gihe byari bizwi ko ari we muntu ukunda umugore, mu gihe yagaragazaga ko akunda umugore wiwe cyane. Rero urumva ko n'ubu natwe turacyari kubyibazaho, turacyari kwibaza impamvu yaje kuba yafungwa. Reka tubanza twinjire rero ku byaha akurikiranywe. Icyaha akurikiranyweho harimo icyaha cyo guhoza umuntu ku nkeke. Icyaha rero cyo guhoza umuntu ku nkeke cyangwa se gukoresha iterabwoba rihoraho gihanishwa ibihano n'amategeko y'u Rwanda, cyane cyane mu itegeko ngenga ryo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'andi mategeko ajyanye n'ibyaha rusange. Reka tubanze twinjiye mu bisobanuro byimbitse by'iki cyaha. Guhoza umuntu ku nkeke ni ugukomeza kumuhiga, kumutera ubwoba, kumucira amagambo, kumukurikira mu buryo butuma yumva adatuje, cyangwa kumuhatira ibintu atifuza, cyane cyane mu buryo buhoraho. Ibi bishobora gukorwa rero mu buryo bw'imvugo, nk'urugero gutuka umuntu, kumusuzugura, kumutera ubwoba ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye bisa nkabyo, ndetse kandi bishobora gukorwa mu buryo bwo kumwandikira cyangwa kumuhamagara kenshi cyane umuhoza ku nkeke, ndetse kandi bishobora gukorwa mu buryo bwo kumukurikira aho agiye hose umuhoza ku nkeke. Sinakibagirwa kuvuga ko kandi bishobora no gukorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, nk'urugero kumwandikira ubutumwa butesha agaciro, kumukoza isoni ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibindi. Ibi nabyo rero ni icyaha cyo guhoza umuntu ku nkeke. Rero igihano gihabwa ubu bwoko bw'icyaha rero nk'uko itegeko ribiteganya, nk'uko bitegekwa n'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30/8/2018 ryerekeye ibyaha n'ibihano muri rusange. Ingingo y'151 igena ibihano ku muntu wiyemeje guhoza ku nkeke undi muntu mu buryo bwo kumuhiga, kumukurikira cyangwa kumutera ubwoba. Iyo icyaha gihamye gihanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'500 ariko atarenze miliyoni 1 y'amanyarwanda. Ibyiyongera rero ku bihano rero byongera ku bihano navuga iyo ibyo bikorwa bigira ingaruka zikomeye ku buzima bw'umuntu cyangwa bikaba bikorwa n'umuntu ufitanye isano ya hafi n'uwakorewe icyaha, nk'umugabo, inshuti ya hafi, umukozi, umuyobozi n'abandi. Ibihano bishobora kwiyongera iyo bifitanye isano rero n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, bishobora kujyanwa mu rwego ruhanitse rw'ihohoterwa. Hari abantu rero benshi bashobora kwibaza byinshi kuri iri tegeko, ariko reka tubanze twinjiye noneho ku mategeko yuzuye y'iri tegeko. Itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30/8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, niryo rigenzura ibyaha byinshi mu Rwanda, harimo n'icyaha cyo guhoza umuntu ku nkeke. Iri tegeko ryasohotse mu igazeti ya leta idasanzwe yo kuwa 27/9/2018. Ushobora kurisoma cyangwa kurikuramo mu buryo bwa PDF ku rubuga rwa Forex waribonaho, ndetse kandi itegeko ryahinduwe n'itegeko nimero 69/2019 ryo kuwa 8/11/2019 ryasohotse mu igazeti ya leta idasanzwe yo kuwa 29/11/2019. Itegeko rihindura zimwe mu ngingo z'itegeko nimero 68/2018 harimo n'irijyanye n'igabanywa ry'ibihano mu gihe hari impamvu nyoroshyacyaha. Ushobora kurisoma kuri urubuga rwa refwa.com, ushobora kuba warisanga. Iri tegeko kandi rigizwe n'ibice bitandukanye, harimo igice cya mbere ni ingingo rusange aho rigaragaza amahame rusange agenga ibyaha n'ibihano, ndetse kandi ikindi gice cya kabiri ni ibyaha ndetse n'ibihano, rigaragaza kandi ibyaha bitandukanye n'ibihano bihabwa umuntu wabikoze. Igice cya gatatu ni uko riza mu byaha byihariye, rigaragaza kandi ibyaha bifite umwihariko n'ibihano bihabwa umuntu wabikoze. Mu ngingo y'151 y'iri tegeko rero hateganywa ibihano ku muntu hoza undi ku nkeke. Iri tegeko rigamije kurengera uburenganzira bw'abaturage
abaturage no kurwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Rero urumva nuko nguko gahunda zimeze ku bantu bahise bibaza ati se uyu Bishop Gafaranga itegeko rirateganya iki kuri we uyu Bishop Gafaranga. Gusa nyine sinabura kubabwira ko iyi nkuru ni inkuru ibabaje, nubwo yego yarakosheje ariko ni inkuru ibabaje, kuko kuba umuntu yatabwa muri yombi ni ibintu bibabaje cyane, ariko bikongera bikababaza cyane kumva umuntu w'umugabo ukubita umugore we bashakanye bakundanye, ndetse kandi bakari abantu bafite amazina meza hano muri social media. Kuko nubona nk'uyu Bishop Gafaranga ni umugabo rwose ufatwa neza muri societe, ni umugabo wubashywe muri societe bitewe n'uburyo yitwara, n'uriya biganiro bye acisha kuri Simbi TV ads. Ni umuntu ukora ibiganiro bifite ibitekerezo byinshi kandi byiza, ntuza kureba ibiganiro bye byose kabisa. None nuza kureba uno mudamu Annette Murava ukabona ni umudamu uririmba, umuririmbyi, umudamu ukijijwe, uhita uvuga uti aba bantu babanye neza cyane, ariko bikongera bikababaza cyane usanga batabanye neza koko nkuko bivugwa cyangwa se nkuko biri. Urumva rero ni inkuru ibabaje, ntabwo twabura kubivugaho, nta n'umuntu n'umwe bitabura kubabaza kubona abantu nk'aba ngaba. Famiye nk'ingi yari nziza, yari famiye nziza ikunzwe kandi ikunditse cyane, ishobora kuba yagira intonganya, ndetse kandi n'umukozi w'Imana nka Bishop Gafaranga akaba ari umuntu ushobora kuba yafata umugore we akamukubita, cyane ko ngo yamukubitaga bitarenze rimwe, bitarenze kabiri, bitari munsi ya rimwe, bitari munsi ya kabiri, ahubwo rero amugize nk'ingoma y'abaporoso niko bavuga, cyane ko iyo ataga yumva naniwe yamukoragaho siporo, yakumva naniwe akaza kwikubitira, ejo yananirwa, mbese urumva niyo yaruhukiragaho, mbese niyo yitorezaga, yaramugize nk'ikibuga cyo kwitorezaho kurwana, kubita. Nimba mujye mubona bya bintu umuntu ashyira muri gym agatera ingumi akubita. Bivugwa rero ko uyu Bishop Gafaranga nawe yafataga umugore we kabisa akamwitorezaho akamukubita. Uyu mugore rero ubona ko ari umugore mwiza witonda. Hari n'ibindi bintu abantu bashaka kwibaza, kuko burya nago hari abantu bashaka kwitavuga ati uyu Bishop Gafaranga nubwo yakubise umugore wiwe yamuzizaga ibi, ahubwo nibyo bintu dushobora kuza kwibaza. Ariko nanone twongera tukagaruka kuri karakantu, nimba uyu Annette avuga ko Bishop Gafaranga ku itariki 27 z'ukwezi kwa kane, ubwo n'ukwezi gushize, yaje akamukubita, ariko yangiza akanamuheza umwuka akamuga ati itariki yayo gupfa yageze, mu gihe indi minsi agendaga mutega iminsi. Hari abantu rero bagiye bavuga no muri comment raza kubisanga bati uyu Bishop Gafaranga ashaka gukubita cyangwa se ashaka kwica uyu Annette Murava kugira ngo ari usigana imitungo yabo, cyangwa se ari usigarana ubutunzi bwabo, nawamenya uko byari bimeze cyangwa se icyo yaragamije. Ariko mu by'ukuri iyi ni inkuru ibabaje, ni inkuru yababaza buri mwe wese udukurikiranye muri kano kanya, ni inkuru itambabaza njye nyine, ahubwo ni inkuru yababaza buri muntu wese, wagiye ukurikirana bano bantu, wagiye ukurikirana Simbi TV. Urumva ko abantu ahita bibaza se nimba umunshuti yasabe ikora ibingibi bizagenda biti. Uyu nguyu rero hari nujya nko muri comment uraza kubona nk'umuntu anditse ati shamana ngenda bizi neza n'umugore wa mbere Alice yaramukubitaga rwose, Gafaranga ni umugome, gusa azi kuvuga, kubeshya cyangwa kwigira mwiza, society ikamufata neza. Twe nk'abamuzi mu buzima busanzwe ibyo avuga imbere ya kamera rwose biratandukanye. Gafaranga wo kuri kamera ni mwiza pe, ariko mu buzima busanzwe ni mubi cyane. Gusa naje kubabazwa na Annette kumva ko agiye gushakana nawe. Twe nk'umuryango wa Yishe twishimye Imana rwose, twe nk'umuryango wa Yishe twashimye Imana ko rwose yagiye. Urumva ko abantu n'ubundi bagiye bashima Imana bo mu muryango we yabagamo nyine, n'ubundi nyirumva ko agendaga kubita umugore wiwe w'ahambere. Undi ati n'umugore wa mbere rwose yari umugore di, ati amateka amarira. Ni comment abantu bagiye batera bababazwa n'ubu ubona nyine bavuga bati Gafaranga mwatinze kumumenya kuba n'umugore wa mbere yaramufataga akamukubita, ni ibintu ngo azwiho, ni ibintu asanzwe yikorera kuba yakikubitira abagore. Ati n'utuntu twe nuza kurera. Reka dusome n'indi comment ibyibuza imwe ya mu bantu bagiye babivugaho. Undi ati uzatinye ikintu kivugwa n'abantu barenze umwe pe, Murava baramuburiye kenshi ko Gafaranga azamwicira, none birabaye ndumiwe. Ariko Gafaranga aheruka gukora ikiganiro kwa Sabe avuga ukuntu umugabo aryama muri etage ariko akahaburira amahoro, kumbe yari uko arimo aravugaho.
n'undi ati ni hatari mbuze icyo mvuga ingo z'ubu ziteye byo ubwoba pe nawakwiyumvira kw'ibyo byaba ko ari Gafaranga na Murava njye nabonye umugore wa mbere yataye ukuntu yubaha Imana n'abantu byagaragaye ko Gafaranga ariwe mubi undebere Murava nta n'imyaka 2 bari bamaranye ni hatari umuntu ni mugari. Urumva ko amakuru arimo aravuga ko uyu Gafaranga n'ubundi yagendaga akubita n'abandi yagendaga akubita n'ubundi n'umugore wa mbere ariko urumva ko n'ubundi n'uyu wa kabiri nawe yarasigaye amwikubitira ariko birangiye bigenza bite birangiye bimukozeho birangiye atawe muri yombi. Reka dutegereze amaherezo yiwe reka mbifurize rero kugubwa neza aho muri mwese mbifurize kugira amahoro y'Imana aho nyita Slim Jesus kora subscribe dukomeze tugenda 5 kuri 5.